Mu munsi wa Noheli wumva umunsi watwikaga cyane. Twe dufite abakiriya benshi urujya n'uruza. Twe dufite abakiriya benshi kabisa. Umunsi ubanziza Noheli n'uwa Noheli wari umunsi mwiza cyane kabisa. Nk'ubu nageze hano nturutse hafi mu murenge wa Karambi, ariko nza kumugana kubera serivisi nziza bambwiye atanga, akaba ari nayo mpamvu nyine nageze aha ngaha kandi yanyakiriye neza kugera amagingo aya ngaya. Aha mubona turi ni mu isantere ya Karengera, aho twanyarukiyeyo kuganira n'abaturage bakorera muri iyi santere kugira ngo tumenye uko iminsi mikuru yabagendekeye. Iyo ugeze mu iyi santere usanga ari isantere nini icururizamo abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse ku munsi wa gatanu hano habera isoko rihuza abatuye uyu murenge wa Kirimbi. Iyo ugeze mu santere rero usanga abaguzi bari mu maduka barimo barahaha, ndetse n'abantu bari gukora urujya n'uruza muri iyi santere. Twaganiriye rero n'umwe mu bacururiza muri iyi santere, hari ikiganiro twagiranye n'uko iminsi mikuru yayibonye ku munsi wa Noheli. Murakoze cyane. Amazina yitwa Ndahayo Samuel. Yes, nzwi ku izina cyane rya Samtech. Yes, nkorera mu santere ya Karengera. Kuko batahazi location yaho bayita kuri Mateus House. Yes. Sanze mukoreramo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Turagira ngo mutubwire ese ku munsi wa Noheli waba warabagendekeye ute? Mu munsi wa Noheli wumva umunsi watwikaga cyane. Twe dufite abakiriya benshi urujya n'uruza. Twe dufite abakiriya benshi kabisa. Umunsi ubanziza Noheli n'uwa Noheli wari umunsi mwiza cyane kabisa. Twagize abakiriya benshi cyane. Mwagize abakiriya benshi, mbese mushobora kuba mwarinjije amafaranga aruta yo mwinjizaga mu yindi mibyizi? Yeah, of course, ibyo nibyo. Umva mu mpera z'umwaka by'umwihariko ku munsi wa Noheli aba ari umunsi abantu bose bakeneye kwidagadura, bakeneye no kwishima, abagiye bakusanya amafaranga cyane ku bintu icuruzwa n'ibintu bi fashion. Baba bagiye basave amafaranga bazabigura, harimo amatelefone, amateleviziyo, masaha, ibikoresho byinshi. Hano dutanga serivisi zitandukanye, harimo izo ubucuruzi, izo kubaha serivisi, harimo gukora telefone, amateleviziyo, ibindi bikoresho byose tubafasha ko dukoramo turi abakozi barenze 2. Yego. None ko hari igihe usanga kuri Noheli nk'umuntu ubucuruza usanga yagiye kuryoshya, yagiye ahandi, wowe ubiterwa n'iki kuza ukicara mu kazi ugakorera amafaranga? Urumva twebwe nk'abajeni ntabwo turagera ku myaka kujya kuryoshya cyane, tugomba kuba tugashaka amafaranga. Amafaranga niyo azimbere. Amafaranga niyo azimbere byose. Sanzemo hano watwibwira? Murakoze. Nanjye amazina nitwa Nyabyenda Pascal. Yego. Naje hano nganye uyu mukozi wa hano kugira ngo nkorere telefone. Bandangiye ko akora amatelefone neza hirya no hino hatandukanye ntaho batamuzi. Nk'ubu nageze hano nturutse hafi mu murenge wa Karambi, ariko nza kumugana kubera serivisi nziza bambwiye atanga, akaba ari nayo mpamvu nyine nageze aha ngaha kandi yanyakiriye neza kugera amagingo aya ngaya. Kuva aho ngaho i Karambi ugera hano waba wakoresheje nk'igihe kingana gute? Nakoresheje nk'isaha imwe n'iminota 30. N'imodoka? Oya, nagiye n'amaguru, nanyuze inzira zoroheje. Ubwo ruguru yaho ubutuye n'abatekinisiye bahari babikora? Abatekinisiye urebye barahari, ariko bo tuba twamenyereye w'ikirenga ugenda ukora ibintu bihanitse bikagira uburambe, niwe nanjye naje ngana. Yego. Wabwira iki aba badukurikiye? Baba batukurikiye icyo nababwira ni uko ndabakunda cyane, by'umwihariko nk'abakiriya banjye. Kuba ngangira abakiriya benshi nk'uko muri kwibona ko ari benshi bahari. Bategereje ko tubaha serivisi abandi bari kuzihabwa. Ikindi nababwira ni uko muri iyi minsi y'impera z'umwaka ibintu biciro twabishyize hasi cyane. Twakatuye cyane, ibiciro biri hasi. Ubu ngizi pasi zagwaga 18 twashyize kuri 14. Yego. Amatelefone, smartphone twakwiho 15% biri hasi cyane. Kugira ngo umugure muri benshi. Yes, ntabwo twifuza ko hari umukiriya wacu watangira umwaka atari ku murongo adafite n'ibikoresho byiza kandi bigezweho. Uwagushaka yakubonera ku yihe nimero? Okay, murakoze. Uwanshaka yambariza kuri nimero ya telefone, yatwandikira kuri WhatsApp cyangwa ku Facebook, Twitter na IG byose tubikoresha. Yes, kuri IG ni Ndahayo Samuel. Kuri telefone ni 07 83 28 190. Amazina nitwa Samtech.
Shimire mwe mwese twabanye muri iki kiganiro nari nabateguriye ngewe ndi inshuti Isaac hano kuri isheni ya Cyizere Family TV tuzasubire mu bindi biganiro bizaza.